Isabato. Nicuye ari mu gicuku ibitotsi bicitse. Mfata akanya ncecetse ndanabyuka ndicara. Ncukumbura ikimbuza ibitotsi mu ijoro nk'iryo rijigije, n'injereri zari zicecetse, ibihinda byari bihumuye, umuyaga uhagaritse guhuha, nta n'amahoni yaragihuta. Nashatse guhimba mpimbawe, mburaho mbihera birahenze, bihembera nk'ubihemberwa, ngo mpangane n'ayo mahurizo nyaherereza uruhande rumwe kubera uruhuri rw'ibibazo bizingiye muri ubu buzima. N'ubwa mbere bimbayeho kurara ijoro ritari inkera, wenda ngo nkenyere ndikeshe, ryari ryuzuyemo inkeke mu bibazo bitunguranye, bimwe bidahana umwanya, byazaga bisobekeranye, ari nako bimbaza ibimbabaza, ngomba kubonera ibisubizo byo mu mateka afite aho ahera. Nyisunga mu bibazo by'insobe, ibitotsi byasize binsigiye. Nageze aho nditonganya, ntangira kwitiranya amatariki n'amasabukuru, ibyumweru n'imibyizi, amezi, iminsi n'imyaka, ibyaremwe n'ibyejejwe mu by'Imana yatujeje. Nasanze Isabato ari ingenzi kuko yaremwe nk'ibindi byose, ikabibera n'umutware byose uko byaremwe n'Imana ngo bijye biza kuri uwo munsi. Ubibera isabukuru yo kureka imihati n'imiruho, bihabonera akaruhuko bihimbazi yabihanze. Isabato tuyitekerezeho, ntabwo ari umunsi usanzwe nk'indi ngo nawe ube rimwe mu cyumweru. Isabato yaremwe n'Imana, ni nayo yaherukiweho mu biremwa, iba uburuhukiro bw'ibyaremwe, n'Imana irayiruhuka. Ngo mu mihati n'imiruho, mu maherere n'amahano, mu ngorane n'amagorwa, muri ubu buzima butoroshye, aho amahanga ahangayitse, aho amoko arushanya amaboko, imiryango ikabaho iryaryana, abavandimwe ntibakundane, mutekereze igikwiye, twikure mu rujijo rw'aya majune yatujengereje. Hari Isabato y'abahirika, bayitangira bugorobye bakayisoza undi mugoroba. Uwo munsi bose barigengesera, bayinezererwamo mugenzi. Yemwe n'abibaga bagasubika, ibyaha bikagabanuka, ababikoraga baruhutse, amasengesho akiyongera, amaturo akikuba kabiri, imyenda yera bakayambara, amakanzu meza n'amakoti by'uwo munsi ntibisanzwe, abayikunda yarabikubiye. Abatazi ibyayo bakwiye kubibwirwa, nazindukiye gutanga umusanzu. Isabato barayitoteza, n'abayiruhuka ntibayizi. Yatangiye kera mu butayu, itangirwa kujya bahura bagahimbaza Imana yabo, ngo bigishwe amateka yabo, batekereza urugendo rwabo n'ubunyangamugayo bwabo. Si umunsi usanzwe uzwi, uwo abantu bahuriramo, amakondera agakomera, amajwi y'inanga akajwigira, imihogo y'abantu igahogoza, indirimbo zikaba urwanaga, abantu bakaruhuka imihati. Uwo munsi ukabihogoza, bagasenga basingiza Imana, iby'isi babisize inyuma, bagashengerera bishimye, bashenguruka bayishoje, bagasubira mu busambanyi. Si icyo se Abisirayeli bazize? Igihe babaga mu butayu, bari barahawe Isabato ibaruhura nk'ikimenyetso cy'umwami uzaza, ngo izajye ibaruhura, ibongeremo ubushishozi bwo kubashoboza ubuzima barimo, batagomeye Imana yabashoreraga, maze baranga barayigomera, bakora ibizira ntibizera, ibarahira ko batazambuka, batazagera aho berekera, kuko baziruye Isabato kuri bihinduka ikivume, imanikwa ku giti mu butayu, abariwe n'inzoka ikabavura ari inzoka, bayirebye aho imanitse. Uko bose bangana bagomera Imana, uretse Kalebu na Yosuwa. Abana ba Isirayeli nibo bambutse, abababyaye bararimbutse, kuko baziruye Isabato batonganya Imana, banga uburuhukiro bahawe ngo bubashorere, ubuzima bwabo buherera mu butayu. Ubu butayu murimo nta tandukaniro, mukwiye kubwigiraho akabarore, mushimitse rwose musobanukirwe ko Isabato ari uburuhukiro bugeza abantu ku masezerano. I Kanani, igihugu cyambuwe abanyabyaha, Imana ntiyagihaye abandi bagome, yakirindirije urubyaro rwabo. Mu myaka 40 bari barimbutse, abana babo bari babyirutse, bahabwa igihugu ho gakondo. Isabato y'umunsi ntiyabaruhuye, niyo mpamvu Isabato nyakuri yatanzwe ku musaraba igorigota ku giti. Umwami ahinduka ikivume, nuraramuka mureba ukamwizera, urahabwa Isabato mu mutima, iteka ryose urayihorana, iguhuza ibyaha bizinukwe, mwami wawe akwikubire. Uwo niwe Sabato nyakuri, iguha kumva no kumvira. Uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, ntimwinangire imitima nk'uko bamwe babigenje bagashirira mu butayu. Imana ibonye ko uburuhukiro yabahaye ari wo munsi umwe w'Isabato utabahesheje uburuhukiro, yongeye gutoranya undi munsi. Uwo munsi ni uyu munsi, niwo Sabato ya buri munsi. Uyu munsi niwumva ijwi ryayo ryongorera mu matwi yawe cyangwa mu bitekerezo byawe, ntiwinangire umutima.
reka uyu munsi ukubera isabato, ejo hazaza hakubera isabato, igihe cyose uhorana isabato, buri munsi ube mu isabato, nibwo uzagera mu buruhukiro bw'ukuri ubwo ubonera mu mwami w'isabato. Gukora neza iby'Imana ishima niyo sabato y'ukuri, kwizera no kumvira niyo sabato y'ukuri. Banyarwanda aho muri hose, ni mwebwe mbwira mu ntega amatwi, muri mu butayu ntimugira igihugu, gakondo yanyu ntimuyibona, mufite amaso ariko ntimurora. Nimutinjira mu isabato ngo muti bibatanya n'ibibatinza, mutumbire isezerano ryanyu rizingiye mu isabato ya buri munsi, ngo buri munsi mukore ibyiza gusa, mwumvire Imana buri munsi, mugire isabato ya buri munsi, musenge musingize Imana buri munsi kugira ngo muzahabwe gakondo. Ariko nimwanga kumvira, amateka azajya yisubiramo, gakondo ntizabura gutangwa.